Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakiranye n'abanje no gutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa Rubanda niba mugira ngo ndabashya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Rayon Sport nyangisaro ry'Inyanza. Ya twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Nkuko bisanzwe rero kuri Rayon Yacu TV tubageza amakuru menshi abatandukanye abakomeza kugenda avugwa ku ikipe yacu, ekipe ya Rayon Sport. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda basaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko bwakora igikomeye bukazana umukinnyi, bakomeje kugenda basaba bati bitabaye ibyo rwose iyi shampiyona turabona turi bukure y'amaso. Ngerizamu ya Rayon n'u Rwanda. Ni byinshi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda batangaza nyuma y'umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport. Wari umukino w'ishyiraniro, ni umukino ekipe ya Kiyovu Sport yaje kwegukanamo igikombe itsinze ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-1. N'ikipe ya Rayon Sport yari yagejeje gukora impinduka. Tuyisenge Arsene yari yabanje hanze, uwitwa Master abanza mu kibuga, ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yari yabanje uwitwa Traoré hanze wari wabanjemo ku mukino wa Musanze, maze Musa Esenu abanza mu kibuga. Twavuga ko yari match y'ishyiraniro, yari match equipe ya Rayon Sport yari yaje yakaniye ku rwego rwo hejuru, yari match equipe ya Kiyovu Sport yari yaje yakaniye. Nkuko twakomeje kugenda tuyibatangariza hano tubabwira ko ubuyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport we yavuze ati rwose Rayon Sport ntago izongera kuntsinda igihe njyewe nzabanyobora ikipe ya Kiyovu Sport. Ndabizi ko umwanzi wa mbere wa Kiyovu Sport ni Rayon Sport, ati ronge ntizigera nsinda igihe cyose nzabanyobora ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko ayo magambo yonyine yaga uburemere uyu mukino abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari bagerageje kwitabira ku bwinshi, ukurikije wenda nuko abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport banganaga, ariko kandi nyine no mu kibuga byagaragara ko yari match yari ifite ireme, yari match yari inogeye ijisho, yari match yari ku rwego rwo hejuru. Umutoza ari Nyingo Francis mwizamu yabanjemo Adolphe kuri kabiri, Mucyo Junior Didier kuri gatatu, muvandimwe Jean Marie Vianney. Mu gihe Mutima Defense uyu mutoza yari yabanjemo Mitima Isaac ndetse na Ngendahimana Eric. Mu kibuga hagati uwitwa Master yari ari kuri gatandatu, ni mu gihe imbere ye hari Paul Were ndetse na Mbirizi. Ya imbere hari Osaruwe ndetse na Mbirizi, uruhande rumwe rucaho Paul Were, urundi rucaho Onana. Equipe ya Rayon Sport yatakisha rutayizamu Musa SN. Umupira waje gutangira ikipe ya Kiyovu Sport icurika ikibuga kuva ku munota wa mbere kugera ku munota 45. Twavuga ko ekipe ya Kiyovu Sport yari iri hejuru y'ikipe ya Rayon Sport. Byaje kurangira ekipe ya Kiyovu Sport yaje kubona igitego cyaje gutsindwa n'Umugande, uyu nguyu akaba ari Kisambo waje gutsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya Kiyovu Sport. Igice cya mbere cyaje kurangira gutyo ekipe ya Kiyovu Sport yegukanye igitego kimwe ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. N'ikipe ya Rayon Sport twavuga ko igice cya mbere yakomeje kugenda igaragaza weakness cyangwa se yakomeje kugenda igaragaza intege nkeya kwa muvandimwe Jean Marie Vianney. Aho ni kuri gatatu abenshi bakomeje kugenda bavuga bati ni gute umutoza hari Nyingo Francis Christian ufataganije ukamwicaza uzi ko ari muzima kuri match nk'ingi y'igikombe, kandi uzi ku rwego rwe n'urwa muvandimwe rwose ntaho bihuriye. Ibi rero byaje gutuma uyu muvandimwe Jean Marie Vianney waje kugoborwa n'umwarabu Kiyovu Sport yari yabanje kuri 7 wakomeje kugenda amugora rwose, arema n'uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego. Equipe ya Rayon Sport mu gice cya mbere yashoboraga no gutsindwa ibitego birenze 3, ariko kandi nyine Imana ikomeza kugenda iririnda izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Gusa ariko abenshi bati muvandimwe Jean Marie Vianney rwose ahangaha umutoza yakuduteje, ntago iki cyari cyo gihe cyo kuba yagufata ngo akubanze mu. Nyamara bizi neza ko uwitwa Ganijuru ari muzima, akabanza Ganijuru ku gatebe kugera ku munota 45, aho umutoza nawe yabonye ko rwose yari yarushijwe cyane. Maze igice cya kabiri gitangiye equipe ya Rayon Sport yasimburije muri vestiaire kuko impinduka baje bazikoze. Uwitwa muvandimwe Jean Marie Vianney ahita ajya hanze, maze uwitwa Ganijuru aza mu kibuga. Byumvikane ko rero uruhande rwa muvandimwe twavuga ko rwose iki cyo ni ikibazo rwose. Navuga ko hari Nyingo Francis Christian yari yiteje. Urawa budugomezira urutieri ali yewe
urubuga rw'amayeri yerekane mu kibuga. nuko igice cya mbere cyaje kurangira ekipe ya Kiyovu Sport itsinze igitego kimwe ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Igice cya kabiri cyaje gutangira maze ekipe ya Rayon Sport ikora impinduka, bakuramo Master bazana uwitwa Ndekwe Felix, maze Osaruweta akina 6, Ndekwe Felix ajya ku 10, Mbirizi akina ku 8. Byibuze ekipe ya Rayon Sport irongera iratembereza umupira, ariko mbere yuko igice cya mbere kirangira umukinnyi Wilson Onana yaje kuvunika. Akimara no kuvunika uyu Onana nibwo ikipe ya Rayon Sport yaje gutsindwa igitego cya mbere. Uyu Onana yarari hanze ubwo ikipe ya Rayon Sport yatsindwaga igitego cya mbere, biza gutuma rero ikipe ya Rayon Sport nyine byumvikane ko batsinzwe igitego basa nkaho batuzuye, kubera ko Onana yarakiri hanze y'ikibuga, ikipe ya Rayon Sport itaramusimbuza. Ngizane Tuyisenge Arsene wahise umusimbura, yewe agerageza no kwitwara neza ukurikije umukino yakiniye ku mukino ikipe ya Rayon Sport yatsinzwemo n'ikipe ya Musanze, yanganyije n'ikipe ya Musanze ubusa ku busa bagakizwa na penalty. Ndekwe Gerard Diofili barayifata, umufana w'umwaka rwa Rutabura Crayoni. Igice cya kabiri cyaje gutangira ekipe ya Rayon Sport yataka ku rwego rwo hejuru, yataka Kiyovu Sport wongera umve ngo irayihaga. Abenshi bati rwose n'umutoza wa Kiyovu Sport nawe yatangiranye igice cya kabiri afite ubwoba, kuko ikipe ya Kiyovu Sport yaje yugarira. Kiyovu Sport twabonaga kuri possession de balle nko mu gice cya mbere iri nko kuri 60, ekipe ya Rayon Sport iri kuri 40. Noneho twaje kubona igice cya kabiri Kiyovu Sport iri nko kuri 30, Rayon Sport iri nko kuri 70. Byumvikane ko ekipe ya Rayon Sport yatangiye ihakana no Kiyovu Sport ku rwego rwo hejuru, irayataka ku rwego rwo hejuru, iragenda ikambika imbere za muri ikipe ya Kiyovu Sport. Ariko ikintu bita igitego kirakomeza kiba umuti, cyangwa se kubona igitego ku ikipe ya Rayon Sport byakomeje kugenda rwose bisa nko gutuma umuzi w'urutare abataka b'ikipe ya Rayon Sport. Igitego bagishakishije ariko barakibuza. Musa Esenu yakomeje kugenda ahusha ibitego byinshi, ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda ibona uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego, yewe na Onana akiri mu kibuga yakomeje kugenda yivovotera Musa Esenu ati reba nk'izo baro ziri gucaracara imbere y'izamu zikambukanya zikarenga, ati nk'ubwo koko uri heho koko. Ubona ko koko ikipe ya Rayon Sport yari ifite ikibazo cyane cyane rwose kuri atake y'ikipe ya Rayon Sport, yakomeje isa nkaho rwose yakura atake ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda isa nkaho rwose ikomeza kugenda ibeshya abakunzi bayo. Ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda yataka, ntabwo yigeze igira gutya wenda ngo icike intege, nubwo byari bimeze gutyo, ariko nyine biza kurangira ekipe ya Rayon Sport igice cya kabiri itsinzwe ikindi gitego cyaje kuboneka. Navuga ko ari ku burangare bw'abadefenseri, kuko bakomeje barirara muri uyo mudu yo gushaka igitego cyane, maze bose bibagirwa ko inyuma yabo hari umwataka. Biza kurangira abaciye muri humye, maze ekipe ya Rayon Sport itsindwa, bayitera contre attaque, umupira bawushyira muri kona ku gitego n'ubundi cyasaga nkaho cyakigiyemo habura gatoya, ugiye muri kona rero baza gutera kona igitego. Noneho ekipe ya Kiyovu Sport iza gutsinda kona kuko yaje kuruhukira ku mutwe w'umukinnyi bita Mitima Isaac, maze ijya ku kaguru k'umudefenseri, nta kindi yakoze, yasa depoza amushundura. Ekipe ya Rayon Sport ibitsinzwe igitego cya kabiri. Ngwino musore utsinda agatsindagira imidari. Aho hari ku munota wa 76 ekipe ya Rayon Sport batangira gukina. Noneho bagiye kuri pressure yo kureba uburyo bakwishyura ibitego bibiri. Ekipe ya Rayon Sport akomeje kugenda yataka, maze nko ku munota wa 86 gutyo umukinnyi bita Musa Esenu yaje kugira gutya abonera igitego cya mbere ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport yakomeje irataka, bashyiraho iminota 4 y'inyongera. Ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yataka ekipe ya Kiyovu Sport, biza kurangira abadefenseri b'ikipe ya Kiyovu Sport bakoze penalty mu rubuga rw'amahina, kuko umwe muri bo yaje gushyira ku mutwe maze undi awugaruza akaboko. Ekipe ya Rayon Sport bahita bayiha penalty. Salima atanga penalty umutoza wa Kiyovu Sport atigeze yishimira, ariko nyine kubabirebaga n'ubundi yoyo yari penalty. Ekipe ya Rayon Sport nta kindi yakoze, bayihaye Mbirizi, nubwo twabonaga Mitima Isaac yakomeje kugenda yisaba, ariko byaje kurangira bayihaye Mbirizi, waje kugera gutya arayitera, maze ifata igiti kizamu cyangwa se ifata poto, maze umupira uvamo. Ekipe ya Rayon Sport iza kurangiza itsinzwe na Kiyovu Sport ibitego 2-1. Ishema
Imana niyo nkuru ibarakira icyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bagarukaho rero ari nacyo nyamukuru, ari nacyo bakomeje kugenda basaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, bati bwana abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport rwose icyo dusaba turi gusaba nimero 9. Biragaragara ko ikipe ya Rayon Sport ikina neza uhereye inyuma ukagera imbere, ariko uburyo bwo gutsinda igitego bugakomeza kugenda bubura muri ikipe ya Rayon Sport. Kuko mu gice cya kabiri yacuritse ikibuga ku rwego rwo hejuru, ariko umugabo bita Musa Esenu kugira ngo azabone izamu ni ikibazo. Baro zajyaga mu maguru, zajya mu maguru akazishakisha akazibura kugira ngo abe yayikuramo ngo atere ishoti, yewe niza kurikiye ukabona riteza araguye. Musa Esenu rwose twavuga ko wenda baro yaza ku mutwe yayikina, ariko baro yo ku maguru rwose no mwataka twakomeje kugenda tubona ko ari ku rwego rwo hasi, atari umwataka ukwiye ikipe ya Rayon Sport. Abakunzi ikipe ya Rayon Sport rero bakomeje kugenda rwose batera hejuru, bati turashaka umwataka. Byumvikane ko muri retour bati rwose tutabonye umwataka ntimuzakomeze kwiruka ku gikombe, ntimuzakomeze kuririmba igikombe, ati kuko nta gikombe twatwara nta mwataka dufite. Ya ni byakomeje kugenda bigaragara rero nyuma y'uko rwose ku munsi wo ku wa gatandatu ku munsi wo ku wa gatanu ekipe ya Rayon Sport yafashe icyemezo ikamanzamo Traoré igira ngo irebe ko bugibuze uyu Traoré ashobora gukora ibirenze ibyo Musa Esenu ajya akora, ariko birangira noneho we agaragaje ko ari munsi ya Musa Esenu. Musa Esenu we nyine byaje kugaragara ko ni umwataka ufite imbaraga, ni umwataka ujena, ni umwataka ufite imyuka kwirukanka ikibuga arabishoboye, ariko ntumubaze kunyeganyeza urushundura. Nubwo nyine yaje kugira gutya agaca impaka gasa nkaho anyeganyeje urushundura, ariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari bamaze kumwifatira ku gahanga inshuro nyinshi, bati iyo ataba Musa Esenu tuba twatsinze ibitego biri hejuru ya 3 ekipe ya Kiyovu Sport. Nuko nyine abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bavuga bati rwose bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport mukore ibishoboka byose, natwe tuzakora ibyo dushoboye byose, ariko muri returu muzazane umwataka uzaza kugira icyo akora mu ikipe ya Rayon Sport. Bati rwose birashoboka ko nanone mushaka kuzana undi mwataka akaba nka Musa Esenu cyangwa se akaba nka Badinjeke n'abandi twakomeje kugenda tubona ko muri ibi bihe ekipe ya Rayon Sport itari guhirwa na ba nimero 9. Bati rero bibaye byiza mwazana uwo muzi hano mu Rwanda, bati niyo mwakora ibishoboka byose tukagura amasezerano ye, ati kuko abenshi basigaje umwaka umwe mu makipe barimo barahari kandi beza, bati rwose ariko tukabona umwataka ubereye ekipe ya Rayon Sport, kuko abataka dufite kuri ubu ngubu rwose nta kintu batatumarira, ntago bazigeza batugeza ku gikombe. Bati kuko bati gutsindwa na Kiyovu Sport yego si bibi nkuko bikomeza kugenda bitangazwa na bamwe, bati ibingibi nabyo byari bikwiye kugira ngo wenda bidoye gukanguka muri shampiyona. Bati kuko dushobora kwirara tukazashiduka dutsinzwe aho bikomeye mu mikino ya shampiyona, atari ko gutsindwa na Kiyovu Sport byibuze bitumye byibuze tumenya aho turi. Ati rero ibingibi rero niho ubuyobozi n'abatoza b'ikipe ya Rayon Sport bakuririraho bakosora kugira ngo byibuze ku mukino wa shampiyona umwe ku wundi tuzabashe kuwutsinda, kuko amakosa yose yakozwe muri ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda agaragara. Batariko nitugira amahirwe tugasoza fazare tukicaye ku mwanya wa mbere cyangwa se dufite amanota menshi nyine kureshinza andi makipe, bati bibaye byiza ikipe ya Rayon Sport yazashaka umwataka, ati kuko byamaze kugaragara ko nta nimero 9 ikipe ya Rayon Sport ifite. Ati kandi nibyo ikomeza kugenda izira, ati kuko ba Paul Were bakomeje kugenda barema uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego. Uwitwa Onana yakomeje kugenda atera baro nyine zikambukiranya, ariko noneho mu gice cya kabiri uwitwa Arsene baro zose yazigaruraga muri box, hakabura umuntu usunikira mu rushundura. Byagaragara ko rwose uwitwa Musa Esenu atari umwataka wazagutsindira ibitego byinshi. Abandi bati rero n'ubundi ntabwo ikipe ya Rayon Sport ikwiye umwataka nka Musa Esenu, umwataka utazwi muri Uganda, ati umwataka byibuze udakinira ikipe y'igihugu y'Abagande. Bati nicyo gihe rero ngo ikipe ya Rayon Sport izana umwataka uri ku rwego rwo hejuru, ati binabaye byiza yazana umwataka ukinira nationali yabo. Ati ikipe ya Rayon Sport ikwiye umwataka nyine uzaza gukora ikinyuranyo, bati kuko abo dufite basa nkaho bari ku rwego rumwe. Ngayo nguko rero ni byinshi byakomeje kugenda bitangazwa hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport, cyane cyane abakunzi ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda batangaza byinshi nyine bagaragaza agahinda bafite, batariko icyiza nuko ari asa nk'ari nk'imikino ya gishuti. Ati kuko ibi ngibi biratuma byibuza tugiye gukanguka tumenye icyo duhatanira muri shampiyona. Ngayo nguko rero iyi ni Rayon Yacu TV, Ngedi Modric, ciao ciao.
nza kujyana i Kanombe twibire mu birere